urumva iyo ndimo gukora indirimbo buri gihe ntekereza kuri part abantu bate expecting ubwo rero byahuriranye iyi ngiyi byahuriranye nako ngaka nyine bigwa no muri chorus kubw'amahirwe nuko erega indirimbo n'Imana zitanga kaduhe pe ndashaka Gute? kumva ndashaka kukumva niwe mera pom 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 Wow. na ni ivuye mu muhogo wa Bruce ntabwo ari ivuye mu muhogo wa Naseho uretse hose hanyuma rero nk'uko twabibemereye tugiye kwinjira muri TikTok ni twa tubazo turi personal ntabwo tugutindana umwanya munini hanyuma tukureka urugendo Bruce Melody izina ry'akabyiniriro ryo mu bwana witwaga nde ya ntago nzi impamvu ariko nitwaga Bituturu kwa kundi umuntu abakiri umubebe nyine imyaka 3-4 ibyo bintu mba numva nyine hari n'abakecuru bajya baza bakavuga ngo we navutse n'umwana munini ahari okay ni iki uheruka kubaza ChatGPT mperuka kuyibaza ko hari isoko umuntu ashobora kuguraho ibikoresho bya electronique riri professional mu Rwanda uheruka kubeshya ryari n'ubu ndababeshya tubeshyure ibintu nayibajije ntabwo nabibabwira Bruce uheruka kurira ryari ese urambona ntabwo mperuka kurira ntabwo numva biheruka kabisa ntabwo ari ibintu bikunda kumbaho kenshi okay ejo nakasi igitunguru ejo nakasi igitunguru ariko biriya ni emotions ziterwa n'ibiryo ninde muntu ugusetsa ku buryo n'icyo gihe uramutse uri kurira bya nyabyo wahita useka ni wa mwana ujya useka agahita ujya urira agahita se hari akameme k'umwana uba uri kurira sinzi ikintu bamwereka agahita aseka kari akantu uri gahora ari keza sinzi ati karimo kwingana okay ninde nshuti yawe magara ndi gutinda pe ibibazo byanyu nari nzi ko ari TikTok ariko biri kunjena inshuti magara abakobwa banjye ni inshuti zanjye magara byanyabyo ninde muntu ukunda guhamagara kenshi kuri telefone ni umukobwa wanjye mukuru gukoropa cyangwa koza ibyombo afaza ari koza ibyombo ni ikihe kintu uheruka kugura hari ibiboro nodaritse hari ibintu naguze byo mu rugo nyine ibikoresho bisanzwe ukeneye ufite itungo rikakugoboka uramutse ukeneye ibiceri bya hatari ni ikihe kintu wagurisha bwa mbere mu byo utunze performance ufite cash nonaha ufite cash ku buryo nakora mu mufuka mu byo wambaye uyu munsi ni ikihe gihenze kurusha ibindi ni ingofero ni iyihe modoka ukunda Benz ubyuka ryari terwa n'igihe naryamiye ntabwo ugira isaha nyine ihoraho yo kuryama hari igihe mba nashaka kumva kuba nsinzira ariko nkaba ndimo gukora ni ikihe kintu cya mbere ukora ukibyuka ndayura ni ikihe kintu cya nyuma ukora mbere yo kuryama ncumugara urumva buri gihe ndyamishwa n'irondo njya kuryama buri gihe mfite ibitotsi kabisa ubundi ndazima njya kuryama natangiye kugira gutya ni irihe somo rikomeye wifuza kuba waramenye byibura ufite imyaka 15 ko turi babi abantu okay ni icyo ukunda kurusha ibindi muri fete yo kuba uri umuhanzi ni uko ibintu bitanga amafaranga ari n'ibyishimo nyine kuba umuhanzi nawe kubikora niyo atari ko kazi mba nkora ndogira akanahembwa ugira ubwenge wowe ugira noneho ni iki wanga muri fete yo kuba uri umuhanzi ni akavuyo kagera kuri famiye yanjye bitagakwiye ni ukuvuga ngo ingaruka ibishashi by'ingaruka z'akazi kanjye bikafekitinga famiye yanjye niyo app ukunda gukoresha muri telefone yawe ku buryo bagusabye gusiba izindi zose ukayisigarana wavuga uti niyo ndi busigarane
ndi kushiftingira kuri TikTok ariko mu minsi itambutse ari Instagram. Ni ikihe gice cy'umubiri wawe ukunda kurusha ibindi? N'umuhogo. Uramutse none se ni iki utindaho iyo witunganya ugiye gusohoka mu rugo? Ni ikihe kintu utindaho ariko ntacyo kigufata umwanya? Ni ukuri ntacyo. Njyewe n'igisirikare kabisa iyo bimbeshe nibyo nambara. Isabuni hari nogiyo igikotoro mvunya urumva bikaba ari n'ikintu kibi cyane ntago ndi kwirata ibigwi. Ntago ari inama nabagira ariko buri gihe nsohoka nakererewe. Ikintu kintinza buri gihe ni mubi byatinze nko kongeraho. Okay. Ni iki gikoresho cyo mu buzima bwa buri munsi kiguhenda kurusha ibindi? Mu buzima bwa buri munsi? Ubwo si ikintu ntabaho nafite. Donc yoya ikintu spending amafaranga menshi mu buzima bwa buri munsi. Bityo. Nuhe muhanzi wakwifuza ko yakwandika indirimbo ivuga ku buzima bwawe bwite? Bulldog. Ninde wumva yayiririmba? Njyewe. Ni iki kintu kidasanzwe wakorewe n'umufana? Wewe ni byinshi. Kidasanzwe iki kindi ya insolite ya mbere ikomeye. Umuntu wanzaniye igifuka cy'ibirayi. Musanze. Nejo bundi mu minsi itambutse hari umufana wampaye inka. Byanyabyo nyine. Abafana ntago babaho nyine n'abantu ntamenyera nabo. Izi nzozi mbi ubuheruka kurota? Narose imbwa kondera umwana. Narayinize. Nzi ko imbwa zikanura amazi yose. Bruce Melody ni iyihe mpumuro mbi atabasha kwihanganira? Mumbabarire ngiye kuhavuga. Aboro bororera inkoko gutyo uri kunuka. Niriye. Okay. Bruce Melody ni iki kintu wakoze rimwe ukarahira kutazongera? Ni ugusoma ku itabi. Ni irihe funguro rikuryohera cyane? Ikirayi. Ni irihe noneho rikubihira? Umunyigi. Noneho dusoza. Ntagira umuntu urakara basani mu kanwa kanjye ntitujye inama ku byo mpitamo kabisa. Sidirimo turasa nk'abagana ku musozo. Nanga ibiryo bitaba mu munyu. Wanga ibiryo bitaba mu munyu. Okay, nicyo kirungo utarya kitahari. Umunyu rega niyo uryohesha ibiryo nicyo umaze niko kamaro kawe kandi umunyigi bafata amani igitoki bagashyiramo amazi y'amakoma. Barenza bagashaka kugwera. Nuvuga ngo uri kwirira utuboga ibindi tubyirenga. So, Bruce Melody, ni gute nabwira umuntu ko afite impumuro mbi mu kanwa? Amutera ka kaboro ko mu kanwa. Umuha gift. Twa display biza mu kanwa. Ngo zana nkwereke. Nanjye ngo nicyo nibajije. Ubigenza ute? Uritera ukavuga ngo mbega ukuntu karyoshye. Hanyuma rero dusoza ugiye ni challenge, dusoza na challenge ugiye kuturirimbira indirimbo iyo ari yo yose ya Ambassadors of Christ. The challenge of today. Ntago nirangiza. Ntago ari ngombwa. Ariko bafite utujwi twa Nutinye sayiteguye kukwakira araushaka ngwinogwinjire akugumanire ibyawe byose arabishoboye ndayizi. So Bruce wakoze cyane. Hanyuma ku bakunzi b'ikiganiro Amahumbizi, ku bakunzi ba Radio Rwanda, hari umuntu yandikiye message arambwira ngo Radio Rwanda ifite iki gisobanuro mu buzima cyangwa se ikiganiro Amahumbizi wenda yaravuze cyane ikiganiro Amahumbizi ariko tubigire personal. Ni bisobanuye byombe nta kibazo. Mu buzima bwa Radio Rwanda. Radio Rwanda yatumye nyine ntangira kurota kumenyekana. Ntangira kubona ko bibaho abastari abantu badanje noneho buri abastari benshi kuri Radio Rwanda ngiye bafite ama image nabihereye ko ntabwo nari nzi
njye ntabwo ntekereza ibintu muri audio ndanagifotora nkibona mu mashusho yabyo buriya bakankwanzi mbona mbazi aba Bushombe tutitaye ko naje guhura nabo abo naje guhura nabo nkabamenya nabo ntamenye isura yabo buriya Filipo ndamuzi kuriye ndamureba ndamwibwira na babo Densiyana urumva Radio Rwanda rero ni intangiriro z'inzozi ku bantu benshi bagiye bamenyekana nanjye ndimo hanyuma amahumbezi ubwayo n'izina ry'ikiganiro ubo bari nk'ahantu nko mu bigogo yari cy'igihu kabisa kimwe hanyuma amahumbezi ni ikiganiro najyaga nzamo mbere n'aba EPA nkaba mbizi neza ko igihugu cyose kiri kunyumva n'undi muntu wese muzatumira azaba ataje kuvuga ibyo abonye azavuga atekereje neza kubera ko ni ahantu tugera iyo tugiye kuvuga twaba tubizi neza ko turi kumvwa n'abo bireba niba ari n'ikibazo ufite cyangwa se n'abo bireba niba ari ubushimira ni ahantu heza ho kunyuza ubutumwa turabemera rero cyane niyo mpamvu iyo muduhamagaye tuza twishimye kandi twiteguye akoze cyane ubwo mishinga yindi ndirimbo zaba izo mu Rwanda n'izo hanze aba ibitangaza tugiye gukora kwanza tuwe izenguruka igihugu mubyitegure muturebe turajya i Burayi ku itariki 7 tuzajya mu Bubiligi z'ukwa 3 ariko ubu turafatiraho turi no gutwara media tuwa ya pompom ejo tuzajya muri Kenya turi live kuri TikTok muzabireba nituvayo turi gupanga kujya muri Tanzania no muri Uganda mu rwego rwo gukomeza gupromoting indirimbo n'umushinga munini tudashaka ko bita birangiriraho hanyuma rero nimuyirebe muyikunde cyane kugira ngo mbone ndi yo gukurikiza kuko yo irahari iri tayari net twamaze kuyikora niba mutekereza ko nzava mu muziki mbaciye intege ntaho nzajya